Seruta shinjagira gitore, seruta sanga mwe mura, seruta sanga ifura y'u Rwanda, seruta sanga nyakubahwa Paul Kagame, ndabona n'u Rwanda n'abanyarwanda. Dore igitangaza mu misozi y'u Rwagasabo, ni umuvuzi gakondo uvura kinyamwuga kandi by'umuco, wabeshywe n'abeshi. Ngwino mugirana amasezerano akuvure, uzamwishyura ibibazo byawe byamaze gukemuka. Munyemerere nanone nongere mbahe ikaze kandi mbashimire cyane inshuti zacu z'akadasohoka mu bice bitandukanye by'u Rwanda, mu misozi myiza y'u Rwagasabo. Mbahe ikaze abumva ururimi rw'ikinyarwanda muri mu mahanga atandukanye, mwese tubahe ikaze kandi dusuze n'abanyarwanda mudukurikira muri ibyo bihugu bitandukanye. Mumaze kumumenya, yitwa Akimana Asumuta wo mu murenge wa Nyabimata mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo. Uyu mwana amaze kwigarurira imitima y'abanyarwanda mu mvugo cyangwa se mu mivugo itandukanye, aho bwa mbere mwamukunze amaze gukora umuvugo by'umwihariko avuga ubutwari n'ibigwi by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Akimana mumaze kumukunda pe. Uyu munsi yari yadusezeranije ko azongera akaganira natwe nyuma y'uko umukuru w'igihugu azatorwa. Ngayo nguko, ubwo rero turanzitse tugiye kuganira nawe, ariko n'umundi hari ikindi gisigo yakoreye umukuru w'igihugu, tugiye kongera kuganira nawe. Ndabizi ko muri buze kugubwa neza cyane. Ni muto ariko utari gito, umwana muto cyane. Tugiye kuganira ari kumwe na mukuru we na nyina wabo umuba hafi cyane. Nizere ko wowe nimba waramukunze na bugingo n'ubu ukaba ugikunda Akimana Asumuta, tugiye kongera kubana kandi tubashimira cyane. Mwarakoze kuduha amaboko, mwarakoze gukora subscribe. Mu minsi mike noneho ndifuza ko uyu mwana tuzagera iwabo mu rugo nyirizina, tukamenya ubuzima bw'uyu mwana, tukamenya impamvu akunda umukuru w'igihugu, tukareba buri kimwe kugira ngo koko Akimana dukomeze tumurere nk'uko igihugu cyifuza ko abana bagira ubumenyi bugiye butandukanye. Turi mu kwezi kwa karindwi, ukwezi kubamo izuba ryinshi mu karere ka Nyaruguru. Nubwo ari igice tugereranya n'amajyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda hakaba hakonje, ariko ndakurahiye aya mezi tuba tugezemo by'umwihariko kuno kwezi ndetse n'ugukurikiyeho, izuba riba rirenze urugero. Ikindi nuko abana baba babonye akanya ko kurya ibisheke no guteka za nyirankono. Ngira ngo muriho muragenda mubona udufoto tw'abana muri quartier bateka za nyirankono, ibindi ni hirya mu bisheke tutigeze tujyayo. Mbashimire cyane. Reka kwanza twanzike mu kiganiro cyacu na Akimana Asumuta. Twayigiye amasomo atandukanye, nitugera iwacu tuzasangiza abasigaye, n'ibizaba amasigara byicaro. Ikinyarwanda turakiga, n'ibizaba amasigara byicaro. Icyongereza turakiga, n'ibizaba amasigara byicaro. Tumaze iminsi mu bumenyi, twayigiye amasomo atandukanye, nitugera iwacu tuzasangiza abasigaye, n'ibizaba amasigara byicaro. Isuku hose turabizi, n'ibizaba amasigara byicaro. Gukaraba intoki turabizi, n'ibizaba amasigara byicaro. Gukurungira amazi turabikora, n'ibizaba amasigara byicaro. Mu karere ka Nyaruguru, n'ibizaba amasigara byicaro. Turaba mbere mu mihigo, n'ibizaba amasigara byicaro. Tumaze iminsi mu bumenyi, twayigiye amasomo atandukanye, nitugera iwacu tuzasangiza abasigaye, n'ibizaba amasigara byicaro. basigaranye
ariko asumu turatwika icyo ngukundira uri umukobwa w'umutima asumuta we. Wa mumeze mute? Meze neza. Murashima Imana? Yego. Twihuse ubushize twari twavuze ngo amatora, nyuma y'amatora tuzabwira abantu ibyiza. Asumuta wavugije ibidebe uvuza amafirimbi byagenze gute? Twagiye twihuse byagenze gute? byagenze neza ariko hari ikibazo nibariza perezida. Akimara kumva ko bamutoye yabyakiriye mari. Yawe yarishimye urumva atakeje ariko azakigusubiza. Akimara kumva ko bamutoye yabyakiriye gute? Ariko hari ikimenyetso nguha, nubwo wenda ibyinshi azabyivugira, yashimiye abantu, yashimiye abahanzi, ashimira mbese inzego zose zamufashije, kandi anashimira n'umuryango we. Umuryango burya ni mwiza. Nawe waravutse uvukira mu muryango, dore nyoko wanya kuba hafi, urumva ko umuryango ari mwiza. Yashimiye abantu bose, rero ashimira abahanzi, kandi mu bahanzi ubwo nawe urimwo, sibyo se? Mu bahanzi yashimiye nawe urimo, kuko warakoze nawe. Aha noneho tugiye kuri mukuru wawe, ariko banza umbwire, bakubwiye ko batoye perezida neza nkuko wabyifuzaga? Mama wawe na nyoko wanyu? Ariko ubundi abandi bantu bo mu muryango wifuzaga ko batora umukuru w'igihugu ntabwo wabatubwiye? Nabo gusa wari wabwiye ngo bazamutore? Warabwiye n'abandi bose bakubwiye ko bamutoye? Nimba bataranamutoye rero yaratowe, sibyo? Ubwo rero mu myaka izaza nawe uzatora, kandi ibikorwa byawe biri kwivugira. Uri umuhanzi, kandi umuhanzi burya ibyo akora kenshi bigirira sosiyete umumaro. Hanyuma reka tuganire rero, tuganire cyane nganire na nyoko wanyu. Asumuta yarakubwiye ati ubutaha tuzaganira tubwira abantu ko nishimiye ko umukuru w'igihugu yatowe. Ndetse icyo gihe twaganiriye tuvuga tuti uzereke Asumuta uko batora. Wewe uri kutufasha? Alo egizayo uyo muziki, egizayo, urumva? Noneho turavuga tuti uzereka uzabwira Asumuta uko bigenda, uko kuva ukigera ku cyumba cy'amatora byagenze gute. Banza utubwire none Asumuta confirme nimba ariko wamubwiye. Murakoze. Narabyutse ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa karindwi mu museso wa kare, mfata amazi ndakaraba. Butaracya Asumuta yari he? Yararyamye. Narabubwiye nti ngiye gutora Paul Kagame. Arambwira ati hutu ntorere mahirwe masa. Yego. Naragiye ngera ahari hagenewe gutorerwa. Ndagenda ku cyumba cy'amatora, ndinjira ku mukomisiyo anyakiranga muntu areba ko ndi ku rutonde nujuje ibisabwa. Ndagenda ku mukomisiyo wa kabiri anyereka igipapuro kiriho abakandida bo gutorwa. Ntora ku gipfusi hari ishusho ya Paul Kagame n'igipfusi. Ndagenda fata urupapuro ampaye ndushyira ku gasanduku k'umweru kari kagenewe uwatowe. Ndagenda ku wa gatatu ahatorerwa abakandida. Depite. Ndagenda ntora depite ubereye umuryango wa FPR. Urupapuro narwo ndaruzinga. Ndagenda njya ku wa kane ahari hagenewe gushyiraho ikimenyetso cy'uko natowe ku kuboko kw'ibumoso kugahera. Ngeze mu rugo naragiye mbwira Asumuta ansubirisha mishure 3 ngo watoye Paul Kagame. Watoye Paul Kagame. Watoye Paul Kagame. Niwe natoye ngo zana icyerekana ko watoye Paul Kagame. Ndamwereka cya kimenyetso. Cya kimenyetso. Dore nanjye kiracyari hasi. Arambwira ati yaramutoye. Umuntu wese watoye. Ndagenda mubaza nanyereka ngasanga koko biriho ntabwo ubumbeshye. Reka da. Nuko byagenze. Asumuta yireberaga ikimenyetso cyo ku kaboko.
buri wese ko yatoye Paul Kagame ubwo yasanga rero utatoye Paul Kagame ariko bari umwanzi w'igihugu sinza ko yabivuze ikimenyetso ku kaboko nuko Asumuta baraje barabikubwira rero bose bakubwira gutyo mu mutima wawe rero byagenze gute? Waraserebuye ndaserebura pe uhita uhanga n'ikindi kivugo uhimbiye perezida cyavugaga ubutwari no kubatsinzi. Reka tucyumvisha abantu kwanza, reka twumvisha abantu ikivugo Asumuta yahise ahimba. Ubundi mu Kinyarwanda iyo umaze kugabirwa hari igihe nyine uhita uhaguruka ugatera ikivugo ukishima ukizihirwa. Asumuta akimara kumva ko umukuru w'igihugu yatowe nta kindi yakoze, yahise ahangana none igihangano cyihuse cyo kumushimira. Reka nacyo tugitambutse mwumve inganzo isobetse ubuhanga y'uyu mwana. Ntimujye kure, n'ubundi turagaruka mu kanya tuganire na Asumuta ndetse na nyina wabo. Gahunda n'u Rwanda n'Abanyarwanda gasuza intara yesheje imihigo Paul Kagame we mubyeyi mu rwatubyaye. Gahunda n'u Rwanda n'Abanyarwanda seruta shinjagira gitora seruta sanga mwe mura seruta sanga ifura y'u Rwanda seruta sanga nyakubahwa Paul Kagame. Gahunda n'u Rwanda n'Abanyarwanda ngo dusangire ibyiza by'uyu munsi twishimira amatora ya nyakubahwa Paul Kagame yagenze neza. Gahunda n'u Rwanda n'Abanyarwanda nyakubahwa perezida wacu w'u Rwanda nyimara kuva ko bagutoye narishimye ndabyina nce ku mudiho sinacikwa. Gahunda n'u Rwanda n'Abanyarwanda nyakubahwa perezida wacu nta wundi mubyeyi twabona urutawe, uri umubyeyi ubereye u Rwanda, uri isoko y'amahoro n'umutekano. Gahunda n'u Rwanda n'Abanyarwanda waduhaye uburenganzira bwo kwiga. Ababyeyi nimureke abana bagana ishuri bige byinshi bamenye byiza, bareke amatiku bamenye amateka y'igihugu cyacu kuko ari we Rwanda rw'ejo hazaza. Gahunda n'u Rwanda n'Abanyarwanda reka shimira nyakubahwa Paul Kagame ntibagiwe na madamu we Jeannette Kagame kubw'Imana n'impanuro ageza ku bari n'abategarugori. Gahunda n'u Rwanda n'Abanyarwanda nyakubahwa perezida wacu burya amahirwe nk'aya saya bose, uri Imana twahawe na rema, uri umubyeyi ubereye u Rwanda, uri isoko y'amahoro n'umutekano. Nyakubahwa perezida wacu gira amatsiko y'icyo ngiye kukubwira. Gahunda n'u Rwanda n'Abanyarwanda watuvanye mu kabande, ubu twese turi ku midugudu. Nta munyarwanda ukivoma iminamba waduhaye amazi meza, nta munyarwanda ukisunguza igishirira waduhaye amatara mu nzu no ku mihanda, umunyarwanda wese aracana agatambuka. Gahunda n'u Rwanda n'Abanyarwanda nyakubahwa perezida wacu si ukubeshya ibihugu byabuze umutekano birakwifuza, Imana yararebye tukwiye u Rwanda. Gahunda n'u Rwanda n'Abanyarwanda waduhaye umutekano, iterambere riradutunga, uduha amata marabyibuha, uri umubyeyi ubereye u Rwanda, uri isoko y'amahoro n'umutekano. Gahunda n'u Rwanda n'Abanyarwanda mbega amasaha ngo arantenguha, mbega amasaha mutajya inama, ariko reka tubyihanganire, reka subike se n'ushoje nzagaruka subukure. Yari umuto mu bato, yari umusizi usiga abandi bagasiganiza, yakuriye mu murenge wa Nyamata mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo, ariwe Akimana Asumuta yaserukanye inganzo yuzuye. Murakoze. Yes, mwamaze kubyumva. Ibyacu nibitinda turagarutse. Asumuta rero kajewe bino bintu wavuzemo ibintu byinshi, wavuzemo bijyanye no kuba ngo hajye ngo mwanyweye amata, ngo amata masinzi ibintu wavuze. Zamurijwi yabahaye amata, yaduhaye amata marabyibuha. Yego, urakomeza uti ntitwigeze nanone twavuye ku gishirira. Mwavuye ku gishirira mujyahe bigenda gute?
amatara mu nzu no ku mihanda. Amatara aza mu nzu no ku mihanda. Ariko hari n'abandi bavuze nimba ngo yarabakuye ni mu gishanga ni mu giki. Yabakuye mu kabandi twese turi ku midugudu. Yabakuye mu kabanda aho ngaho ahibuye n'amazi byari kuza bigahubukira akazu. Ubuzima bukarangira muza ku mihanda ku midugudu. Ubu moto iratambuka, imodoka igatambuka, uramutse urwaye ni maramoya bahita bagutwara kwa muganga mu buryo bwihuse. Hari utundi twishi yavuzemo. Utundi twishi wavuzemo Asumuta we. Twinshi cyane wavuze muri uyu muvugo. Urutinda gushimira nyakubahwa perezida wa Repubulika. Asumuta, ndagira ngo nongere nkubaze. Kandi uri muto utari gito nabivuze, uri umwana mwiza kandi uri umwana ufite akazoza mu Kirundi niko bavuga. Nibutsa abantu ko turi ruhande rw'i Burundi rwose, iruhande rw'i Burundi pe. Yo tuvuze akazoza ngira ngo abashinga ntahe abigeme abatama n'abatamakazi bo mu gihugu cy'abaturanyi cy'i Burundi turabatahije cyane. Turabatahije cyane babwira uti yambu. Yambu barundi na barundi kazi. Yambu na barundi na barumbu kazi. None rero Asumuta, ngiye wenda cyashaka kukubaza. Uru rukundo ukunda umukuru w'igihugu kandi ukiri muto urumva ruzagarukira hehe? Ruzagarukira ahantu kure cyane. Ruzagarukira ahantu kure cyane. Nge ndumva ari ku rupfu. Kuko numara gupfa nimba umukunda ntazongera kubimenya, bizaba birangiye. Ariko Imana izaguhamagara amazima uzamererwe neza cyane. Ubu rero ngira ngo igikoma kigiye kuba cyinshi ku ishuri. Igikoma kigiye kuba cyinshi, umuceri ariko dusangize ku ishuri mu gihe cy'ubundi. Mu gihe ki ubuzima bwo ku ishuri babumeze gute? Ku ishuri turya umuceri, ku ishuri turya imboga, ku ishuri turya ibishyimbo. Umuceri, imboga n'ibishyimbo. Ariko kera ntimwajyaga murya. Ariko wowe ubanza hari nimba mbyibuka neza ushobora kuba waratangiye amashuri, baratangiye kugaburira abana ku bigo by'amashuri. Ariko ntacyo. Ese nk'ubu nk'uwakubwira nguvi wanyu uze kwiga Zirambi. Zirambi urahazi? Dore ngaha hakurya ikigo cy'amashuri cya Zirambi. Hakurya muri ya misozi kuhabona. Wakubwira ngo uve iwanyu hariya mu murenge wa Nyabimata uze kwiga mu murenge wa Ruheru hariya ku kigo cy'amashuri cya Zirambi, ntihaba hakubereye kure wabyemerara? Haba hambereye kure. Haba hakubereye kure. Ibintu byo kugenda wambukiranya imisozi ntiwabivamo. Kumuyirase no kumuyira haba ari kure. Zamurijwe ariko nkumve mwana wawe. Yego. Haba ari kure? Yego. Kera rero abantu bajyaga bambukiranya imisozi nkuko nguko. Uzi ukuntu twize sha, wowe urabizi sha. Uzi ukuntu twize? Wowe wambaye n'urukweto twe twagendaga n'imigeri. Imigeri. Kubitibuye ino rikacika ugakomeza. Ino rikavunika ugakomeza somo. Ugira ngo hari imikino. Ubuzi kikundi ukuntu twe twabigenzaga. Twafataga ibiryo tugashyira mu gisorori. Byaraye. Noneho twagera igihe cyo kujya kurya tugasanga byagaze. Ayowe. Tugahita tubimena. Ubwo inzara rero ikagira gute ikadukandamara. None mwebwe shaho muraryaga. Reka so. Usiko mwebwe mumeze neza. Muri abatoni pe, muri abatoni. Mwabonye umukuru w'igihugu yaziye igihe aza igihe rwose cyari gikenewe ku bato, none muramuvuga imyato. Uri umwana mwiza rero turagushimiye ntabwo nshaka kukubaza ibintu byinshi. Icy'ingenzi nuko ugaragaje amarangamutima, umuvugo wawe twawufashe kandi n'ubundi tuzakomeza tuyikubikire mu buryo bw'ikoranabuhanga. Igihe nikigera uzawuvugurura neza, uwushyire mu bihangano byawe uzakomeza guhanga. Turebe rero mbaze nyoko wanyu. Narabivuze ubushize ndavuga nti uri umukobwa udasanzwe. Iyo aba bantu barebaga kure, ngewe ndi umusore nuko nyine ngewe nabyinye mvamo. Ubundi rwose nuko ngewe nabyinye mvamo. Asumo yoza kuba ndi umusore ntiwari kumunshyingirara. Ese sindi umunyamakuru mwiza ukuganiriza.
ari kumushyingira ari kubikora akaba uwanjye twese mama urakoze niko yasuma ari kumushyingira none rero jewe nabyinye mvamo ubwo ntufite agahinda se yes narabivuze rero ko uri umukobwa mwiza uri umwana mwiza cyane kuba iruhande rwa Asumuta nyaboneka abana mu bahe nyine gahunda kuba iruhande rwa Asumuta ni ibintu by'agaciro ibintu by'agaciro uyu mwana azagira ahazaza heza pe kandi uzamufasha uramutse udahari ngo natwe itangazamakuru tube duhari ntacyo byamarira Asumuta sibyo turagushimiye rero Imana iguha umugisha utatuzasura Asumuta ariko ndabizi hari abanyarwanda benshi bashobora gusapotinga Asumuta hari abanyarwanda benshi bashobora kugira inama zitandukanye Asumuta muzagerageze mushake telefone kugira ngo ibintu bizagende neza eno wakenera kumubona ibintu bibyorohe wow Imana rero ibahe umugisha mukuru w'igihugu we nta message idasanzwe twe twatanga gusa Asumuta yayitanze kandi nkunda ko media zacu arazikurikira tunashimira ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu ko buduha umwanya wo kwisanzura tugatanga ibitekerezo ndetse tugafata n'ibitekerezo by'abandi benshi bafite ijambo bumva hari icyo bakunganira igihugu cyacu kugira ngo dukomeze tubeho neza ntekereza ko nta muntu n'umwe ujya wifuza kubaho nabi pe nta n'umwe usibye ko abenshi nyine bagezeyo hari igihe batibuka ko hari abandi bakeneye kuzamuka ariko umukuru w'igihugu turamushimira cyane ko urubyiruko yewe ari uruhanga imirimo ari nubwo bagira batya bakavuga ati guhanga umurimo kwawe ntiguhagije gusa reka tukongere tunakunganire kagira gutya bakamumeneramo nka miliyoni bakamukubitiramo nk'eshanu ebyiri gutyo agahita agira igishoro kiri hejuru ngira ngo mu by'ukuri ntacyo badakora Asumuta rero ndizera ko abafite mu nshingano ibikorwa mukora mwumva mwakunganira uyu mwana n'ukuri tubahaye karibu kandi turifuza ko nawe mwamumenya akagira akazoza nk'abandi bana benshi mu gihugu cyacu gere mbashimire rero bashimire cyane muri inshuti z'akadasohoka mbashimire ibiganiro byacu nakagaruka nk'ibisanzwe ngewe nitwa Emmanuel Kanani tuzongera duhure nanone nagiye gusura Asumuta mu rugo iwabo Imana ibagirire neza kandi n'ukuri twinjiye mu bihe byiza pe kuba twaratoye kandi tukanatora neza kamemo Imana yongere ikomeze idushyigikire igihugu cyacu iduhe umubano mwiza n'ibindi bihugu iduhe kugira umutekano mu buzima busanzwe iduhe ibyo turya n'ibyo tunywa dusigaze Asumuta yigeze kuvuga ati umukuru w'igihugu baramukenera ababuze umutekano ubwo rero dukeneye ko abantu benshi bakomeza kugira amagara mazima tugasagurira n'abadafite ubuzima bumeze neza Imana ibagire neza mwese kandi mumererwe neza cyane ndabakunda twahigiye amasomo atandukanye nitugera iwacu tuzasangiza abasigaye n'ibizaba amasigara cyicaro ikinyarwanda turakiga n'ibizaba amasigara byicaro icyongereza turakiga n'ibizaba amasigara byicaro tumaze iminsi mu bumenyi twahigiye amasomo atandukanye nitugera iwacu tuzasangiza abasigaye n'ibizaba amasigara byicaro sosho turayiga n'ibizaba amasigara byicaro narorishio turayiga n'ibizaba amasigara byicaro tumaze iminsi mu bumenyi twahigiye amasomo atandukanye nitugera iwacu tuzasangiza abasigaye ntibizaba amasigara byicaro isuku iwacu irahari
ntibizaba amasigara byicaro gukurungira amazu turabizi ntibizaba amasigara byicaro muri Nyaruguru turaba mbere ntibizaba amasigara byicaro perezida aradufasha ntibizaba amasigara byicaro ntitukinywa amazi adasukuye ntibizaba amasigara byicaro tumaze iminsi mu bumenyi twayigiye amasomo atandukanye nitugera iwacu tuzasangiza abasigaye ntibizaba amasigara byicaro. dore igitangaza mu misozi y'u Rwagasabo ni umuvuzi gakondo uvura kinyamwuga kandi by'umuco wabeshywe na benshi. Ngwino mugirane amasezerano akuvure uzamwishyura ibibazo byawe byamaze gukemuka.